Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, ingoma ya Kristo yadutashyemo ni ingoma y'amahoro, ni ingoma y'urukundo. Aha turi ni kuri wa murongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi ingoma y'Imana itubemo. Ngaya amasomo adufasha kwakira ingoma ya Kristo. None kuwa kane w'icyumweru cya 32 tariki 11 Ugushyingo 2021, ubwo duhimbaza Mutagatifu Maritini wa Turu. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 7 umurongo 28 kugeza kwa 30, n'umutwe wa 8 umurongo wa mbere. Koko rero ubuhanga buba mu mwuka w'ubwenge kandi mutagatifu, umwe rukumbi, ubumbatira byose, ugacengera byose, ugira ubwibakure, wihariye, ukagira ikizinga, ubengerana, udahindagurika, ukunda icyiza, ukagira ubwira, utavogerwa, ukagira neza, kandi ukaba inshuti ya muntu, utajegajega, ukiringirwa kandi ugatuza, ushobora byose, ukagenzura byose, ucengera roho zose, ari iz'inyabwenge, iz'inzirabwandure n'iz'abahanga. Ubuhanga kandi buratebuka kurusha igihuta byose, bukinjira kandi bugacengera byose, bubikesha kuzira ubwandure, bukaba impumuro y'ububasha bw'Imana n'ububengerane bw'imirasire y'ikuzo ry'umushobora byose. Ni nayo mpamvu butinjirwamo n'ubwandure ubwo ari bwo bwose. Ubuhanga ni icyezeze cy'urumuri ruhoraho, indorerwamo z'ikizinga y'ibikorwa by'Imana, bukaba n'ishusho y'ubuntu bwayo. Nubwo ari bumwe rukumbi, bushobora byose, bukavugurura isi kubera ko budahinduka, maze uko ibihe bisimburana bugatura mu mitima y'intungane, kugira ngo buhahindure inshuti z'Imana n'abahanuzi, kuko Imana yihindurira gusa ababana n'ubuhanga. Koko rero burusha izuba kwakirana, bugasumbya inyenyeri. Ubugeranyije n'urumuri burabusumba kure, urumuri rurasimburwa n'umwijima, ariko ikirere ntikiganza ubuhanga. Bwisanzurana imbaraga kuva ku mpera y'isi kugera ku yindi, maze bukayitegekana urugwiro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru, ukuri kwawe guhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Isi wayishinze gutajegajega. Kugeza uyu munsi byose biracyariho uko wabishatse, kuko isi yose ikugaragiye. Wihishura amagambo yawe n'urumuri, abiyoroshya akabaha ubwenge. Umurikisha uruhanga rwawe ku mugaragu wawe, kandi unyigisha amategeko yawe. Icyampa ngo mbereho kugusingiza, maze amateka waciye ambere ikiramiro. Uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo 20 kugeza kwa 25. Muri icyo gihe abafarizayi babaza Yesu bati, ingoma y'Imana izaza gihe ki? Yesu arabasubiza ati, ingoma y'Imana ntizaza yigaragaza mu maso y'abantu ngo bagire bati ngiyi ngiriya, ahubwo nimumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Yongera kubwira abigishwa be ati, hazaza igihe muzifuza kubona nibura umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Bazababwira bati, dore nguyu nguriya, ntimuzajyeyo, ntimuzirukireyo. Koko rero nk'uko umurabyo urabyiza mu ruhande rumwe rw'isi ukabonekera mu rundi, niko n'Umwana w'umuntu azaza ku munsi yigeneye. Ariko agomba kubanza kubabara cyane, kandi abantu b'iyi ngoma bamwihakane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Agomba kubanza kubabara, kandi ab'iyi ngoma babimwihakane. Yezu wacu utubabarire ibyaha byacu. Bana b'Imana nimukomere, ingoma y'Imana yadutashyemo. Nitwishime tunezerwe. Ingoma ya Kristo ni ingoma y'amahoro, ni ingoma y'urukundo. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, kure cyane, umwepiskopi umwe wa diyoseze ya kure, kandi hari kera, ngo yashatse guhagarika umupadiri kubera ibyo bamuvugagaho bihabanye n'iyo ngoma ya Kristo. Bya bindi bitajyana, nk'uko des lignes parallèles ne se rencontrent jamais. Ngo imirongo ibiri irebana iteganye ngo ntishobora guhura burya. Ngaho namwe nimufora ibyo bintu byatuma umupadiri ahagarikwa bidahuye n'ingoma ya Kristo. Ndabizi bamwe batangiye kugera kure yo muri Afurika bashakisha ayo makuru, ariko namwe mwumve icyangayikisha Musenyeri. Umupadiri yakora gihabanye n'ingoma ya Kristo, nuko Musenyeri bamubwira ko uwo mupadiri yagiye mu ishyaka rya politiki, prendre parti politique. Ubundi mu mategeko ya Kiliziya
iki cyaha cy'umupadiri ujya mu ishyaka rya politike atari ibihimbano, amategeko yakagombye gukurikizwa, ariko no kubeshyerwa nabwo byabaho. Ariko reka twigarukire, ese n'ubundi ko amaherezo ukuri kuzajya habona kandi ko kuri kuzatsinda ndetse n'ikinyoma kigatsindwa? Humura, niba nakubeshyera bakagusebya, amaherezo Yezu arahari kandi uzatsinda. Nuko nyine wa musenyeri ashaka kumuhagarika ariko akabura ikimenyetso gifatika. Nuko umunsi umwe rero aza kugwa ku rwandiko rugaragaza aho umupadiri yasinye nk'umunyamuryango nyine muri politike. Nabwo musenyeri akomeza kwibaza koko niba nta n'uwatinyuka abakontresigise akaba yasinya mu izina rye bakamubeshyera kandi bikemerwa, kandi byaba gusinya mu izina ry'undi. Ariko musenyeri aza kujya gutya, afata icyemezo, afata nzira ajya kwibarizaho umupadiri. Bya bindi by'uko ngo wanga amazimwe abantu habona, musenyeri yigira kwa padiri. Ubwo akaba yari afite umugambi ko niyumva koko ari mu ishyaka rya politike amwihanangiriza akabivamo, yamunanira akamuhagarika ku butumwa bwa kiliziya. Nuko wa musenyeri ageze imbere y'umupadiri aramubaza ati, padiri mukuru, ko bavuga ko uba mu ishyaka rya politike kandi kutangamo imisanzu nk'umumambure waryo, nibyo koko uba mu ishyaka? Padiri mukuru aramusubiza ati, ntabwo mba mu ishyaka rya politike. Musenyeri ati, ese nkwereke n'ibimenyetso bifatika? Undi ati, ntabwo mba mu ishyaka rya politike. Nuko musenyeri atangira gukeka ko ya makuru yose bamuhaye ko wasanga ari ukubeshya, wasanga ari ibinyoma. Nuko ariko mbere yo kugenda atashye yongera kumubaza ati, padiri, ntuba mu ishyaka rya politike koko? Nuko padiri mukuru bwa nyuma aramusubiza ati, ntabwo mba mu ishyaka rya politike, ahubwo ishyaka rya politike rimbamo. Padiri rikubamo. Bakristu, kurura ifoto ya musenyeri nyuma y'ayo makuru y'impamo abwiwe na nyir'ubwite, ntabwo ndibamo ahubwo rimbamo. Padiri wihaye Imana, mukristu, niba ishyaka rya politike rikurimo, ingoma ya Kristu izakwirwa iwawe n'amayeriki, izajya he? Utube hafi nyagasani. Ayo masomo y'uyu munsi araryoshye cyane, araganisha ku cyita rusange buri muntu, buri mukristu, buri muyobozi agomba guharanira mu byo akora byose, mu byo ashinzwe, ingoma y'Imana, le règne de Dieu. Muvandimwe, mu byo ukora byose, mu byo uvuga, mu byo utekereza, imirimo yawe, ubutumwa bwawe, watsinda, watsindwa, wagira za promotion nyinshi, wagira amafaranga, byose ujye ubanza urebe niba ingoma y'Imana iri hafi, niba harimo ingoma y'Imana, niba hari mu ijuru, niba byose uri gukora ari ukwiteganyiriza umwanya w'ijuru. Ese yaba ari ijuru ushakisha cyangwa zaba ari inyungu n'inyota z'ubutegetsi, ngo ukire hano ku isi ariko mu ijuru ugakena ukabura Imana? Règne sur la terre ariko mu ijuru ukarindagira. Nguko gutegeka ku isi mu mashyaka ya politike, mu bimina byo kuvanga no kuvangura. Bene aho ngaho rero ingoma ya Kristo ntirahashyika, cyangwa yaba yarahashyitse ukayipfukirana. Ingingo remezo rero muri aya masomo ikabigira iti, ingoma ya Kristo iturimo, ikurimo, nanjye ndimo, bizwe n'Imana. Padiri wihaye Imana, muyobozi, mutegetsi, ingoma ya Kristo uyirimo cyangwa ikurimo? Mu isomo rya mbere muri iyi minsi turi kumva igitabo cy'ubuhanga, livre de la sagesse, kitwigisha ko gushakashaka Imana no guhunga icyaha ari bwo buhanga nyakuri. Chercher Dieu et fuir le péché. Ubuhanga kandi c'est l'art de gouverner et de diriger sa vie. Kuyobora abandi ukabaganisha hehe ku Mana, ukabaganishayo utagombye kubacamo cyangwa kubacamo ibice, parti politique. Rero bakristo bavandimwe, ubuhanga bw'Imana ni Yezu Kristo, jambo w'Imana wigize umuntu. Uwo rero Yezu ahora ari muzima, ntacikamo, nta bicagira, nta parti, cyo bita parti ntacyo kuri we, nta parti politique agira. Uyu munsi turumva ko ubuhanga Yezu Kristo ariho bubengerane bw'Imana, rayonnement de la gloire éternelle, ni impumuro y'ububasha bw'Imana, ngo ni nayo mpamvu utinjirwamo n'ubwandure ubwo ari bwo bwose. Amen. Gutavogerwa, gutinjirwamo n'ubwandure, amacakubiri ntibikabe. None padiri, ko witwa Alter Christus, twaba dutomwe tukumva bakomeza bakubeshyera, banagusebya, baguharabika, ngo warafashe inguni, wabaye umuheza nguni, ukaba umuheza nguni kweri? Ntibikabe. Nta mupadiri w'umuheza nguni warafashe urundi ruhande koko nka Kristo. Kristo se yafata uruhande? Wasanga se nawe utari mu ishyaka rya politike, ahubwo ari kurimo. Ntibikabe. Birabibyuya ntibibe amaraso. Umukristo wese yava akagera ku rwa batisimu yahawe, agira uruhare ku mirimo itatu ya Kristo:
ubusaseredoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristo, kwishushanya na Kristo, configuration au Christ par le baptême. Rero umukristo wese agomba gukora nka Kristo, nta macakubiri, nta mwiryane, nta rwango bayemere kugira, nta vangura. Kristo n'umwe rero ntukamucemo. N'umuri ibyo Zaburi uyu munsi arabihamya ati uhoraho iteka ryose ijambo ryawe rihoraho. Amen. Bakristo bavandimwe, Kristo ntahinduka, uyu munsi arahari, neje arahari, aracyari wa wundi, ahoraho iteka ryose. Ingoma ya Kristo izaramba, ni ingoma y'amahoro, ingoma ya Kristo ni y'urukundo. Icyampa ngo nanjye imbemo. Ngiki igisubizo cy'Evanjiri uyu munsi Yesu ari imbere y'abafarizayi bari kumwisha, urimo nanjye ndimo, turi kujijisha twinja Yesu. Twaranze kwemera Kristo, twohotse ku by'igisi, twaramujugunye, twaramuciyemo ibice. Ngo ingoma y'Imana izaza gihe ki? Yesu arabasubiza ati ahubwo nimumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Amen. Ingoma y'Imana ibarimo, ikurimo nanjye ndimo. Nibyo se? Cyakora hagowe ubawemo n'ibindi byinshi bitari ingoma y'Imana, bitari ivanjiri y'urukundo. Bene abo rero wasanga bakiriho ntibarakira agakiza, wasanga ndimo. Kandi ingoma y'Imana ni Yesu Kristo ubwe. C'est Jésus lui-même, le règne de Dieu. Iyo Yesu hari, ijuru riba rihari. Noneho iyo umwikuyemo, n'ijuru buryikuyemo. Hanyuma iyo umwirundumuriyemo wese, ukamubamo, nawe akubamo. Murabana ubuziraherezo, ngo bwa buhanga kubana na Yesu, buhanga nyakuri. Niba afite Yesu birampagije. Niba uri muri Yesu neza, gumamo. Muri Yesu hari byose. Umuhanga ati ushobora gusiga ikikwirukansa, ariko ntushobora gusiga ikikurimo. Ikikurimo babyeyi, ingoma y'Imana ikurimo. Mu Kristo nguranye ifoto ya Yesu ari nko mu ishyaka rimwe, ahengamiye ku ruhande rumwe, ahantu hamwe, agahengamira ku bantu bamwe, ababosi, abategetsi, ariko akirengagiza nk'abanyabyaha, akabahindira kure. Byumvikana abandi akabajugunya, akabata. Uwo Yesu ntaho tumuzi bene uwo. Twe tuzi Yesu muzima, wakira ababi n'abeza, abanyabyaha n'izo ntungane, yewe bose akabakunda. Twebwe abanyantege nke ntawe Yesu anena. Noneho mu Kristo mugiye gufata parti, ugiye kujya ku ruhande rumwe, ufashe uruhande rumwe uretse urundi. Ukunze abana bamwe, abandi urabanzi. Ubusura umubyeyi, nta mubyeyi uvangurerega, bagarira yose kuko utazi rizamera. Kujya ku ruhande rumwe ababyeyi, buriya mu mategeko ya kiliziya ntago ari umupadiri gusa wahanwa ngo kubera ko yafashe uruhande runuru, yavanguye mu gihe cyose yegamiye ishyaka runaka. Oya, ahubwo n'umukristo wese watandukiriye, wagiye mu kibi, watandukiriye, uri gukora amabi, amahano, akajya kuvangura, ironda koko, ironda karere, ironda dini, uwo nguwo ntabwo ari uwa Kristo, ari kwitandukanya na Kristo. Bakristo bavandimwe, ikizakubwira ahantu hari shitani nuko nitwa nyine diviseur, gatanya, na macakubiri, arabasatura umwe ku ruhande rumwe, uwundi ku rundi. Ngizo za parti, ibice bibiri cyangwa yewe na 10, ngo uburiganya, uburetwa, ubucakara, ikinyoma, urwango, amashyaka de parti. Aho ngaho ni ishusho y'umuriro. Umuriro nyine naho habuze Imana, aho nyine mu rwango. Naho ahari Imana haba hari urukundo nyine n'umubano. Aho ngaho ni mu ijuru, hategura ijuru, hashushanya ijuru. Ni cyagiye ubona abantu bose ukababonamo Kristo, Kristo muzima, utavangura, udaca abandi mwibice. Aho ngaho ingoma y'Imana ibarimo babyeyi. Uyu munsi nukurandura ibindimo byose bibi bituma ntinyagamburira muri Kristo. Nimuze twese twinyagambure muri Kristo. Cyagiye Kristo atayobora kandi ntategeka iwanjye. Umunsi umwe umupadiri mukuru yigeze guha abaseminari bakuru inama, abaha ubuhamya. Ubwo abo ngabo nabo bari bari mu irerero bitegura ko abapadiri. Nuko arababwira ati mu byandyohe muri imyaka 25 maze ndi umupadiri, nkorera ingoma ya Kristo, ingoma y'umwami uhoraho, ingoma itazashira. No kuba nkorera Imana ntacyo nikanga, ndakebaguza. Rero mwabana mwe, umupadiri wihaye Imana, umukristo yishima igihe cyose ntacyo ari kwikanga. Igihe arya adakebaguza, akarya kagabuye, ntacyo yikanga. Nkuko tubisanga muri Benedictus igisingizo cya Zakariya, Luka umutwe wa mbere umurongo wa 73 ndetse na 74, gukorera Imana ntacyo wikanga. Ibyo bituma wakira bose nta mipaka, nta vangura, ukaba umupadiri wa bose, ukaba wihaye Imana wa bose, ukaba umukristo wa bose, kandi bose bakakwibonamo. Kuko Kristo dukorera ntabwo agira ubwoko, ntabwo agira idini, ntabwo agira igihugu, ntabaragira.
akunda abazungu nk'uko akunda n'abirabura, akunda abantu bose. Kristo nuwa bose. Rero nawe umukristo nuba perezida ibunyanaka uzaba uwa bose, nuba minisitiri uzaba uwa bose, nuba umuyobozi w'aha n'aha uzaba uwa bose, nuba umukristo uzaba umukristo wa bose. Ntuzigere umuheza nguni, ntuzazana ivangura, dore ko ariyo ndwara shitani yanduje abana b'Imana bari kurindagira. Nuba padiri uzaba umupadiri wa bose, nuba musenyeri uzaba musenyeri wa bose. Ntuzigere uvangura abana bawe. Aha ndakubwiza ukuri, hari Imana, ingoma y'Imana irahari. Mumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Mutagatifu Maritini, umwepiskopi wa Turu duhimbaza none, yumvise neza mu buzima bwe ko ingoma ya Kristo ari urukundo rureba bose nta mupaka, cyane cyane kurengera abo batagira kirengera, abakene, abababaye. Ubwo yatawe igishura cye yambika umukene imbeho yari yishe, nuko Yezu mu kumushimira iyo neza amubonekera yambaye cya gishura mu ijoro. Aha hantu hari ijuru koko. Mutagatifu Maritini wa Turu, warakoze. Ahari urukundo n'umubano, Imana ibihari. Mutagatifu Maritini wa Turu, udusabire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diosezi ya Cyangugu. Bana b'Imana,